ntuzapfe, ibindi byose bizagucike, andi mahirwe yose azagucike, ariko ntidukwiriye gutakaza amahirwe yo kwakira Umwami Yesu akaba mu buzima bwacu. Yesu akatuyobora, akatubera ibyiringiro, akadukomeza. Iby'isi bindi byose bizagende, nubigumana n'umugisha, ariko nunabibura ntidukwiriye gutakaza amahoro ya Yesu, ntidukwiriye gutakaza Yesu. Imana ikurengere kandi Imana ikugirire neza, kandi nanjye Imana indengere. Yesu abe muri wowe, uzatestinga ibindi byose, utestinga ibindi birangire, ariko ntuzatestinge ngo wibagirwe ibya Yesu. Yesu akubera uburuhukiro, Yesu akubera amahoro, Yesu akubera inkomezi, Yesu akubera ibyiringiro. Gerageza byose, ariko Yesu ntuzamurekuze, ntuzapfa utamwizeye. Kumureka ni ukubura ubugingo bw'iteka. Kureka Imana, kureka Yesu umwana w'intama, ni ukubura ubugingo buhoraho. Umubonye ababonye data, umushake, umuhamagare, umwizere, azakubera ibyiringiro. Ariko ikimenyetso gikomeye cy'uko Yesu akiri muri wowe, akigukomeje, wumva amahoro, ibyiringiro, umunezero bikaba muri wowe. Amen. Imana iguhe umugisha. Yesu nashimwe. Turabasuhuje mwese abari impande zitandukanye z'isi, abari mu Rwanda, abadukurikira ku mirongo ya social media zitandukanye dukoreraho kuri Agape Gospel TV. Uyu munsi turabasuhuje cyane mu izina rya Yesu Kristo, aho muri Imana iduhane umugisha. Uyu munsi tugira umugisha w'uko Imana yongeye kuduha uburyo bwo kuboneka kuri uyu murongo kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Reka dusengane Imana kugira ngo Imana ibane natwe muri iki kiganiro, kandi ari mwebwe ari natwe tugiranire umugisha kandi dusangire. Data, mu izina rya Yesu Kristo, Imana ikomeye, Imana yo kwizerwa, Imana ivuga bikaba, Imana iriho, Imana izahoraho. Data, turagushimiye so Umwami wacu Yesu Kristo kudushoboje kuboneka muri uyu mwanya. Turasenze ngo mwene data mushiki wacu dukurikire, Mana iri jambo rigira umumaro kandi rimwagure, natwe ridufashe, nabo ribafashe, nabo natwe ridufashe. Urakoze Mwami, bana natwe cyane, imbaraga z'Imana isumba byose zibane natwe mu izina rya Yesu. Amen. Shalom, twongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo mwese mudukurikiye. Uyu munsi Imana ishyize ku mutima wacu kugira ngo tuganire ijambo ry'uburuhukiro bw'umutima. Amen. Turagira ngo tuganire ku buruhukiro bw'umutima. Reka mbyite kugira isabato y'umutima, kugira uruhukiro bwiza bw'umutima wawe. Amen. Uyu munsi ni Imana ishimye ko tuganiraho. Reka nkusabe uze kuba hano, niba utarakora subscribe uyikore kugira ngo tujye tubana mu biganiro nk'ibi, ubusangize bene data, ubukoze umurimo n'ababandi batarizera Umwami wacu Yesu Kristo bakamenya ubutumwa bwiza. Nicyo duhamagarirwa. Imana iduhana umugisha. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana, uko bwanditswe na Yohana, ibice byaho 12 umurongo wa 27. Haranditse ngo mbasigiye amahoro, amahoro yanjye ndayabahaye, icyakora simbahaye nk'uko ab'isi batanga, imitima yanyu ntihagarare kandi ntitinye. Amen. Ndashaka kuvuga ku ibintu bikomeye Yesu ashobora kuguhereza isi itatanga, isi itaguhereza. Agaciro Umwami wacu Yesu Kristo yageze muri wowe aguhereza, ariko isi itaguhereza. Ndashaka kuvuga ku mahoro, mvuge ko ku mahoro y'umutima Yesu ahereza umuntu, uburuhukiro bw'umutima ahereza umuntu ugeze muri we. Yesu ku muntu w'umwizera, wizeye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza we, ikintu cya mbere akora gikomeye cyane yo kumubabarira ibyaha n'ibyo yakoze bikomeye. Yesu aguhereza amahoro. Umutima ubuze kwizera, umutima ubuze amahoro, Satani arawubasha. Rero niyo mpamvu Yesu yavuze ngo mbasigiye amahoro. Amahoro ab'isi badatanga, ayo ngayo azaba muri mwe. Yesu mu kintu gikomeye akora ageze mu muntu
kwe no guhora twigiraho buri munsi. Ese umutima wawe ufite uburuhukiro? Umutima wawe ufite amahoro? Umutima wawe ufite ibyishimo? Umutima wawe ufite ibyiringiro? Ikintu cyo Yesu akorera umuntu ukigera muri we, amuhereza amahoro. Yohana muri 14:27 Yesu aravuze ngo mbasigiye amahoro yanjye. Yesu ntago yarananiwe kuvuga amafaranga na business zikomeye. Yesu yaravuze ngo mu kintu nsigiye abantu banjye bankunze, abantu twabanye, abantu banyizeye, nzabaha amahoro. Aravuga ngo mbaramburiye amaboko. Yesu arambuye amaboko, ateza amaboko kugira ngo aguhereze amahoro y'umutima. Ibintu no kugira ubutunzi bwinshi butarimo amahoro. Mwanditsi w'imigani yaranditse aravuga ngo ibyinshi ngo bitarimo gukiranuka, bitarimo amahoro, birutwa na duke turimo amahoro. Amen. Rero nje kukubwira ko uyu munsi Yesu aguhereza isabato. Yesu wo umwizere aguhereza amahoro. Yesu wizeye ntaguhereza amahoro. Yesu wizeye ntaguha umunezero w'umutima. Yesu wizeye ntaguha ntagire icyo akora ku mutima wawe ngo akuruhure imitwaro. Ntago ari Yesu. Wongere umushaka umubwire ngo Yesu, ndagukeneye wowe Yesu umara ibyaha. Ndagukeneye wowe Yesu umpereza amahoro y'umutima. Wongere ubwire Yesu, ndagukeneye Yesu umpereza ibyishimo by'umutima. Kandi ndagukeneye wowe Yesu umpereza ibyiringiro. Yesu ni wo n'utanga ibyiringiro. Yesu ni wo ukuraho imitwaro y'ibyaha akaguhereza n'umutima mushya. Mwanditse aranditse aravuga ngo ngewe hari abantu nzakuramo imitima imeze nk'amabuye, mbahereza imitima mishya. Yesu umutima atanga ni umutima wuzuye amahoro. Ni umutima ashyizeho umutima wogeje mu maraso ye, akakoza mu maraso ye, yarangiza akaguhereza amahoro. Yaravuze ngo abantu banjye nzabaha amahoro, nzabasigira umunezero wanjye ngo bibe muri mwebwe. Amen, amen. Yesu ikintu gikomeye akora, gikomeye cyane, ni ukuvuga ngo Yesu ukimwizera arakubabarira, agukiza ibyaha, agukiza ubusinzi. Yesu ukimwizera agukiza ubusambanyi. Yesu ukimwizera agukiza imitwaro yose, kujarajara kundi kose. Yarangiza akabanza akagukuramo uwo mutima wo kujarajara, yarangiza akakuzuzamo umutima w'amahoro. Hanyuma ibindi byose ukora ukabikora wuzuye amahoro ya Yesu. Amen. Amahoro Yesu atanga isi ntiyatanga. Yesu aravuze ngo nzabaha amahoro isi idatanga. Amen. Yesu aravuze ngo nzabaha amahoro atuma musinzira. Yesu aravuze ngo nzabaha amahoro atuma mubaho. Amahoro ya Yesu umuntu arasinzira. Amahoro ya Yesu, ahantu hari amahoro ya Yesu ntago abantu ngo nubwo yaravuze ngo nubwo imibabaro ihari, nibwo muri mwisi y'imibabaro, ariko nimuhumure nanesheje isi. Umutima wawe ufite amahoro. Umutima wawe ntagutumye ugiye kwiyahura. Umutima wawe ntagutumye ufashe ibyemezo waba ugiye kunywa amatabi kugira ngo aguhereze amahoro. Umutima wawe ntago wari utuma hari ibintu ugiye kwiyahuza kugira ngo ubone amahoro. Ntago wari ugiye gushaka abantu ngo baguhe umunezero bandi. Nje kukubwira ngo Yesu kumwizera n'isezerano aguhaye, nuko umwizera akaguhereza amahoro y'umutima, akaguhereza ibyiringiro, akaguhereza ibyishimo. Yesu wizera aguhereza ibyishimo. Yesu wizera aguhereza kubaho ubundi buzima bushya. Yimura umutima wo kubura amahoro, yimura umutima wo kwiringira ibintu bitariho. Akaguhereza amahoro, akaguhereza ibyishimo, akakohereza kubaho, akakohereza ibyiringiro bishya. Ufite uburuhukiro bwiza, ufite isabato y'umutima, ufite umunsi, Yesu agufitemo isabato muri wowe. Byaba bibabaje kugira isabato, ibyo twita isabato cyangwa umunsi tugiraho gusenga cyangwa umunsi twitiraho gusenga, udafite umutima w'amahoro. Isabato ya Yesu ikomeye nuko igendana.
isabato y'Imana ikomeye ni ukugendana uburuhukiro muri wowe. Isabato y'Imana itanga ikomeye ni ukugendana umutima wuzuye amahoro. Isabato ya Yesu, isabato y'Imana iguhereza n'uburuhukiro bw'umutima. Yaravuze ngo yemwe abarushye n'abaremerewe nimuze musange ndabaruhura. Kwifurije kugira amahoro ya Yesu ni ukumwizera akakuruhura iyo mitwaro, akakuruhura ibyo bikugoye, akakuruhura aho hantu ubona nta byiringiro bihari, akaguhereza ibyiringiro byo kubaho, akaguha kubaho gushya. Yaravuze ngo umuririmbyi yararimbye aravuga ngo no mu gupfa umuntu ufite Imana, umuntu wizeye Yesu, urupfu rwe azanezerwa kuko aba agiye ahantu. Stefano bamutera amabuye arimo kwicwa, yaravuze ngo mwatinze ahubwo mutere, akumva arimo kubona ururembo. Umuntu n'urupfu rwe rw'umuntu wizeye Yesu no mu gupfa ko akubonamo ubuzima, kubera ko afite isabato muri we, afite uburuhukiro, afite ibyiringiro byo kuzabaho, afite amahoro isi idatanga. Hano umuntu wapfa agatangira agasiga kuri business yatangiraga yari arimo gufite, agatangira gutekereza ku bindi, agatangira ku bindi abona, ariko kubera ko niho umutima we uri. Mwanditsi w'imigani yaranditse ngo aho ubutunzi buri niho umutima wawe uba. Umutima wawe ushishikariye kuki? Niki kintu ushishikariye? Ku butunzi ni kuwiteka cyane, kuwiteka. Mwanditsi w'imigani nanone yaranditse aravuga ngo ntidukwiriye kwiringira ubutunzi kuko ni ibintu bitariho, ni ibintu byitera uburabyo bukarangira. Ng'icyiza nuko twakiringira Uwiteka tukamwikoreza urugendo rwacu, akatubera umuyobozi, akatuyobora inzira yose yo gukiranuka. Kwifurije kugira umutima ufite uburuhukiro muri Yesu. Yesu akugirire neza. Niba arurushye unaniwe, nkuzaniye inkuru nziza ikubwira ngo Yesu ni isabato yawe nziza. Yesu ni uguha amahoro y'umutima. Yesu niwe wagutabara, akakurengera, akaguha ubuzima bubi, akakurengera, akaguha ubuzima bwiza. Yesu ni ibyiringiro, ni amahoro, ni umunezero ku muntu umwakiriye. Ntuzapfe, ibindi byose bizagucike, andi mahirwe yose azagucike, ariko ntidukwiriye gutakaza amahirwe yo kwakira Umwami Yesu akaba mu buzima bwacu. Yesu akatuyobora, akatubera ibyiringiro, akadukomeza. Iby'isi bindi byose ntibizagende, nubigumana n'umugisha, ariko nunabibura ntidukwiriye gutakaza amahoro ya Yesu, ntidukwiriye gutakaza Yesu. Imana ikurengere kandi Imana ikugirire neza, kandi nanjye Imana indengere. Yesu abe muri wowe, uzatestinga ibindi byose, utestinga ibindi birangire, ariko ntuzatestinge ngo wibagirwe ibya Yesu. Yesu akubera uburuhukiro, Yesu akubera amahoro, Yesu akubera inkomezi, Yesu akubera ibyiringiro. Gerageza byose, ariko Yesu ntuzamurekuze, ntuzapfa utamwizeye. Kumureka ni ukubura ubugingo bw'iteka. Kureka Imana, kureka Yesu umwana w'intama, ni ukubura ubugingo buhoraho. Umubonye ababonye data. Umushake, umuhamagare, umwizere, azakubera ibyiringiro. Imana iguhe umugisha. Wakoze kubana nanjye, ijambo rigukomeze. Yesu akubera amahoro y'umutima. Imana ishimwe. Reka dusengane. Ugize icyifuzo cyiza, bwira Yesu, mwaturire ngo menya yuko ari wowe utanga amahoro y'umutima. Mubwire ngo ndagukeneye, kuko wavuze ko abarushye n'abaremerewe bose bazaza iwawe ukabaruhura. Yesu azakuruhura, yiteguye kukumva, afite amatwi na ya marira yawe yo ku buriri, na bya bindi abantu batareba. Yesu arabizi kandi yiteguye kubana nawe. Ngo no mu rupfu Yesu azabana nawe, abantu bagiye, abantu badahari cyangwa abantu bahari. Yesu azakubera umwami, azakubera ubutabazi, azakubera umucunguzi, azagukomanga umutima ukomeze. Amen. Imana ikugirire neza. Reka dusengane. Yesu akubera uburuhukiro, Yesu akubera amahoro,
niba utumva ayo mahoro, muririmbyi yararirimbye kuvuga ngo niwumva utagifite ayo mahoro ngo umenye uko umwuka atagihari. Yesu bamwimwiye ku ruhande, ariko ikimenyetso gikomeye cy'uko Yesu akiri muri wowe akigukomeje, wumva amahoro, ibyiringiro, umunezero bikaba muri wowe. Amen. Imana iguhe umugisha. Data, mu izina rya Yesu ndagushimiye kubw'amahoro uduha, ndagushimiye kubw'ibyiringiro uduha, ndagushimiye kubw'umunezero uha abantu bawe. Wadusigiye ubutunzi isi idatanga, bishyira mu mitima y'abantu. Ndabyifurije, ndanabifurije mwene data udukurikiye, kugira ngo umufashe ijambo ryawe ritwubake, rigira imbuto mu mitima yacu. Urakoze Yesu Mwami, kari wowe sabato yacu nziza, imitima irushye ikaruhuka. Ntago ari umunsi ukomeye twibuka duteraniraho, nicyo ukora mu mitima yacu tukaruhuka. Icyubahiro n'ikibi cyawe, none n'izina rya Yesu Kristo mbigusabye nizeye. Amen. Yesu aguhana umugisha, Kristo umwizere akubera imbaraga. Amen.